nibo bakuriye staff zanjye abami bo kwisi nibo barinzi b'ubutunzi bwanjye richness now byose ninjye padre pastor she abo n'abarinzi barinda bo nahumye amaso ubwira ry'ubutunzi n'ubwibone mbateza abashaka mane ibyamamare abanyabwenge abavumbuzi n'abakozi b'ubwami bwanjye ubushakashatsi koranabuhanga ibyo byose biri mu biganza byanjye hano umva amajwi menshi y'akarundu uwabanze iwe wabumva irushanwa ryanjye n'umwiza utoraganje iwe wawe kunda amafeza mukunda abagore beza ikibazo cyanyu n'uwabakunze muramutesa sinaje gutanga amahoro ku isi naje guhangana no guhanganisha sinaje vuba abakurambere banyu twakoranye kuva kera twagiranye ibihango byinshi amasezerano menshi yo kubandwa imandwa z'abintegu byangombe nyirabiyoro semuhanuka imandwa zitagira ingano ntimwapfa kumva mu nzara hamenetse amaraso menshi yo kubandwa inkomoko y'aya madini ninde wayivumbura ne muri ibi byarwo by'abantu mwambaye inyama n'amaraso roho zanyu zireba hafi cyane monyeta shayitwani monyeta resfe monuka tokashta muzabure joro mudafite n'isi bimena ikuzimu bisasire bisegure biyorose babyinire hejuru kuko amajwi menshi y'akarundu uwabanze iwe wabumva irushanwa ryanjye n'umwiza utoraganje iwe wawe kunda amafeza mukunda abagore beza ikibazo cyanyu n'uwabakunze muramutesa amajwi menshi y'akarundu uwabanze iwe wabumva irushanwa ryanjye n'umwiza utoraganje iwe wawe Barrack music. Barrack music. ikiremwa giteye amatsiko ntabwo nsanzwe mfite ubwenge bwinshi kandi nteye ubwoba I have a key kode ubwenge bw'isi mfite imbaraga zidasanzwe n'ikimenyimenyi n'indyoboye isi abami bo kwisi nibo barinzi b'ubutunzi bwanjye papa potremoft benshi muri bo nibo bakuriye staff zanjye abami bo kwisi nibo barinzi b'ubutunzi bwanjye richness now byose ninjye padre pastor she abo n'abarinzi barinda bo nahumye amaso ubwira ry'ubutunzi n'ubwibone mbateza abashaka mane ibyamamare abanyabwenge abavumbuzi n'abakozi b'ubwami bwanjye murakaza neza mumeze mute mumeze neza urakaza neza kuri YouTube channel ya NAOMIE DADU muri mushyashya hano tuvuga ku bintu by'umuryango imisatsi inama zitandukanye bese hano tuba dufite udushya turagusaba rero gukora subscribe niba uri mushyashya hano ukabana natwe uyu munsi surumva umeze uteka akanya wowe uri kudukurikira ngiye meze neza ndashima Imana so uyu munsi rero nifuje gusubiza ibibazo bimwe na bimwe abantu benshi bambaza hari watubajije ngo eske ni abantu benshi b'imisatsi abakubaza ati se umuntu uri hanze uramukorera ntabwo umuntu uri hanze namukorera mu buryo bw'umubiri ngo mwegere mukorere ariko tumukorera product zijyanye n'umusatsi we ikindi cya kabiri hari abantu benshi bansaba gukora video ngo nge nkora video z'imisatsi ariko ntabwo muzireba kuki mutazireba video ya prank ya 100 ariko y'imisatsi ka 1000 bite byanyu meze muti so ikibazo cya mbere nakibabwiye abantu turabakorera bo hanze dukora ama product ajyanye n'imisatsi yabo
tukamwoherereza. Icyo akora aratwandikira kuri WhatsApp akaduhereza ifoto y'imisatsi yiwe, hanyuma tukayireba tukagira gute tukamukorera vitamine zijyanye n'imisatsi ye. Abakiriya rero benshi nuko ubuhanzi babigenza. Abantu bari Gisenyi, Rubavu, Cyangugu, aho hehe hose ntabwo dufite amashami ari aho ngaho, bisaba kuza i Kigali cyangwa nawe ukagura vitamine ukazikoresha. Ikibazo cya kabiri, none se umuntu ashobora gukoresha igicupa kimwe cya vitamine? Mbishije umuntu wamagaye. Umuntu ashobora gukoresha igicupa kimwe cya vitamine kikamukorera imisatsi kikarangiza? Inshuti yanjye, ntabwo igicupa kimwe cya vitamine cyagira ikintu kigukorera, kubera ko ukungana ukuntu imisatsi mfite ntabwo nashyizemo ikintu kimwe ngo bibe birarangiye. Nimwe gakunda abantu bababeshya bakubwira uti ngwino ngurire vitamine kubera amafaranga, bikahita birangira ntuzongere no kumubona, mbese ukirwana. Oya, ni ukuvuga ngo niba umuntu akweretse umusatsi niba unyeretse ngiye umusatsi wawe, ndakubwira ni wakoresha ibi n'ibi, amafaranga n'aya, ariko ugasanga amafaranga ngiye nkubwiye ntabwo uyafite, ako kanya ntabwo uyafite. Noneho ureba mu byo naguhaye, mu biciro naguhaye, ukareba aho wowe wishoboye. Niba nari nakubwiye wenda tuvuga ibintu by'ibihumbi 300, wowe ukagura wenda ibihumbi 150 n'urugero, kugira ngo ubashe gukoresha traitement. Uri kumva? Ikindi cya kabiri, ntago mu mafaranga tuguca harimo gusuka biri ku ruhande. So ikindi bajya bambaza abakiriya ngo kubera iki ntanga randevu za Naomi. Kuki ujya kwa Naomi? Naomi arabeshya, Naomi arahenda, zira randevu si wazivamo. Nshuti yanjye, nawe undeba uziranye n'abantu bakubwira ko batuburira kandi utabatuburira, n'abakubwira ko batuburira nabo baratubura. Mbese abantu benshi nta kintu kimwe kiza bakubonaho. So icy'ingenzi rero ni uko ukora akazi kawe neza kandi umva ntacyo umutima ugushinja. Ni ukuvuga ngo impamvu rero ntanga randevu, tuvugisha ukuri, uraje muri sari wanjye, sinkuzi, sinzi n'ikibazo cy'umusatsi wawe, uraje ngo nje gukoresha umusatsi, tutabeshye niki nagukorera? Ngo gusa ngo wumvishije ngo Naomi ngo hari saro ya naturere ngo ukora imisatsi neza, ngo nkahita nkwereza vitamine ako kanya, ngo iri ready ngo nkahita ngukorera. Ibyo bintu murumva ari byo? Ntago mbreminga abantu bakora akazi kabo gutyo, ariko kuri njyewe ntago ari byo. Icyambere, akazi kanjye ukuntu nkakora, ntago mbashaka abakiriya bahuriye muri sari wanjye ari benshi, ntago mbikunda. Ako kavuye singakunda. Nta nubwo mbasha kwita kuri buri muntu uko bikwiye, mba numva biri kumvuna. Usanga umwe bamwitayeho cyane, undi utamwitayeho cyane, ukabona bari kuvugura umugore, ushakuza ntimereye neza ntari muri mood yanjye, ugasanga umwe aravuze turi umuntu yanyitayeho cyane, uyu ntiyamwitayeho, ugasanga harimo ikibazo. Niyo mpamvu natanga randevu, siko mbikunda. Ikindi, umusatsi wawe simba muzi, birasaba ko mumenya. None hari nk'umuntu wavuze ngo ubuse, hari nk'umuntu uvuga ngo ubuse ngo nje aka kanya, ndi kubabwira ibintu bakiriya bambaza, ubuse ngo nje aka kanya ngo ntiwansodeka. My dear, ushobora no kuza ugasanga nta muntu n'umwe uri muri salo, nta mukiriya dufite muri salo, sinkukorera kubera ko ntabwo nshaka kubeshya. Uri kumva? Amafaranga yawe nayarya rwose ukagenda wishimye, nkareba ibintu mushirira mukigendera. Ariko kuki mukunda abantu bababeshya? Kuki mushaka ko tubabeshya? Ubu ngewe nambi byarananiye kuvuga ngo ni karibu nta randevu ye babawe, uza abantu naba mfite nta randevu, umuntu uzajya muzi ko mushatse. Ntabwo byananiye, nayo mafaranga yanyu kuyarya ntabwo byananiye. Ahubwo ngewe mba ndi kugerageza gukora ikintu nkunda. Ngewe ngo naje mu misatsi nikunda, cyo ni cyambere. Ari ibintu nkunda, ntago ari ibintu nabyutse ngo ndabyutse ngiye gukora business ko mfite amafaranga. Ni ibintu nkunda. Muzarebe video yanjye kwa Chita ya kera 2017, ndi umwana nakoraga imisatsi. Ubu nuje imyaka 10 nkora imisatsi, uyu mwaka ni wa 10. So ntago rero nabyutse ngo kuko mfite amafaranga ngo ndi kubona muri business z'imisatsi arimo amafaranga ngo reka ngiye ngo gukora imisatsi. Oya, ni ibintu nakundaga kuva kera. Bitangira strugglinga
nkajya nsanga abantu mu rugo nkabakorera imisatsi, muri kumva. Hanyuma ntangira gushinga saro ya mbere nashinze siriye mubona kari gato, ngenda naguka mva mu bwiza njya mu bundi. Ariko iterambere ryanjye hari bimwe bibabaza, ukumva umuntu aravuze Naomi we, Naomi ndamuzi cyane rwose, asanga abantu mu rugo. None niba unzi nsanga abantu mu rugo ukaba uri kuvuga ngo uranzi kugira ngo bakubwire ngo iki, kugira ngo bigende gute, bakubwire uriya mwana imisatsi iramukijije. Washinze salo nawe ikagukiza, ariko nawe ikagukiza ukumva ukuntu gukira bimeze. Ariko hari umuntu wanze gukira, bega Naomi yarakize imisatsi iramukijije. Nawe guhinga bizagukize no gutuza bizagukize, nawe nta soni mba mbirakariyemo. Ubwo mba mvuze impamvu abakiriya nyine bavuga ngo kuki natanga nyine abantu bose ntabakorera uko baje. Icya mbere mbashaka kureba umusatsi wawe ukomeze, nkamenya ibyo nzagushiriramo, nkicara nkabikora, nkabizana ku kazi tukagukorera. Ikindi impamvu ngo dufunga saa 12, twese yacu dufunga saa 12, ntabwo tugeze saa ngahe tukiri gukora. Impamvu njyewe akazi kanjye ni akanjye, abakozi mfite baba babazi ni bake. None ugasanga umuntu wamukoresheje kuva mu gitondo kuri rendezvous ntiyagiye no kurya, arinze agira saa 6 z'ijoro agikora. Ntabwo ari byo. Mpitamo gufata umwanzuro kujya mfunga saa 12 kugira ngo bajye kuruhuka, nanjye nduhuke, kugira ngo ndare nkora vitamine, ko vitamine ngenzi zikora bwije, sinjya nkora vitamine ku manywa, kuko ku manywa mba mfite stress, ntabwo mba ndi mu kazi, sinabona umwanya. Nzikora rero n'uje nagize mu rugo iwanjye. Ni ukuvuga ngo twagira igihe dutangirira akazi, ntabwo gufunga saa 12 ari amafiyeri cyangwa ari ubusirimu. Oya, ni uko biba bimeze. Bidukundiye natwe twajya dufunga nk'ayo masaha, ariko amasaha yacu ni saa 12. Ikindi mujya mumbaza ngo abakene ngo uzatwibuke. Uzi ijambo ry'Imana ukuntu rivuga ngo abakene bazahora muri mwe. Nagiye abakene bazashira ku isi, ntabwo bibaho. Ni ukuvuga ngo njye nshiraho na promotion. Umuntu uri burebe kino kiganiro ambwire ngo wanyemereye promotion, ukumva. Iyo mvuze promotion ntabwo mva mvuze ngo ndaguha ngo ku giciro ngo cy'ibihumbi 10, 5,000. Reka ibyo nabyo tugira. Promotion mba ndi kuvuga promotion y'amezi nk'5 cyangwa umwaka ku mafaranga runaka. Hanyuma uze kunyandikira ukirebye nonaha umbwire ngo maze iminota 2 ndebye ikiganiro kirarangiye, kirangiriye aha, ndashaka promotion, ndayiguha. So rero hari abantu benshi njya numva hari challenge nyinshi nagiye ngira mu bintu by'imisatsi byinshi cyane, ni nyinshi cyane, kugeza ku myaka 10 ntabwo ari ibintu byoroshye. Hari abo najyaga numva bavuga ngo abakiriya muratubabaza sometime ngo mfite mukuru wanjye ukora imisatsi. Nkajya kumva numva umuntu amwe ngo mukuru wawe ngo se ngo nawe se akora imisatsi, nkibaza mukuru wanjye ufite bikansha, nkasanga abantu bitwa bakuru wanjye nabizi. Sinshaka kubavuga amazina, murigize. Ukumva umuntu ngo kuko ndi umwana, ndi umugore ukiri mutoya, mukumva ngewe nje mu kazi vuba. Noneho abagore bakuru bakuze bashaje mukumva nibo barambye mu kazi. Ngiye maze imyaka 10 nkora imisatsi. Ninjye mugore mu Rwanda, nako ninjye mukobwa, icyo gihe nari umukobwa mu Rwanda akoraga imisatsi naturelle icyo gihe cyose. Muvuge ko mbeshya mutera agatoki. Ninjye muntu uzwi kuri naturelle. Mujye mwemera muvugisha ukuri. Abandi mwese mwaje kubera amafaranga yanyu mwari mufite, mukumva na indi business ihari, mukahita mukora business y'imisatsi, mugahomba mukajya mu bindi. Ninjye muntu muri salo yanjye ukora naturelle gusa.
abandi muri salo zanyu barimo natera arimo no kudefiriza, sibyo? Ninjye muntu muri salo iwanjye atamo gukora inzara, njyewe ni natirere gusa kuko niyo nkunda, ni nayo nzi. Kuza rero nkicara nkakubwira ngo gukora inzara, nigeze kugira abantu bakora muri salo iwanjye b'inzara ariko biranga, mbona wapi birimo akavuyo. Ariko ndenda kuzavugurura nkagira ahantu hanini cyane ku buryo ibyo byose bizajya bibaho. Igisubizo nk'icyo ngicyo nakibasubije rero cy'uko impamvu tutasa 12. Muri kumva abakiriya beza, ni ukuri mujye mudufasha mutwumve, kuko nasanze ikintu cyose umuntu ayikurikije, tureke n'imisatsi no mu buzima busanzwe ukagikurikiza kiraba kibacyo, ahubwo ikintu kibagora nabonye ni ugutegereza igihe ibyo bintu bizakubaho, ukabona ufite imisatsi myiza, ukabona ni miremire, icyo gihe kirabagora mu kumva ni kuri. Njyewe rero kubw'iyo mpamvu nababwiye ko nabashyiraho poromosiyo ku bantu muri burebe iki kiganiro, mugomba kuza nkabaha nimero zanjye ziriho, ni 0788 58 241. Abantu bo kuri Instagram murambabaza muramforowinga, ariko murambabaza murifata mukambaza gukinangana nkagusubiza nyuma y'amezi 2 kunyura ukagaruka gukinangana inshuti yanjye, cyangwa se nkafata vitamine nka posting nkavuga ni munyandikira kuri izi nimero kuri WhatsApp, ibiciro nibi, ukahita unyandikira inbox kuri Instagram ngo nangahe naguhaye nimero yanjye, cyangwa ngo nimero yanjye waduhaye nimero yawe uri kuzibona ariko ntabwo ushaka gusoma. Abanyarwanda mwagiye mwiga gusoma. Umuntu uramurangiye ngo nkorera merezi ya mbere ya ribu, hari icyapa cyanditseho ngo dukorana coheya, ubwoko bw'umusatsi bwose, dutanga randevu, dufunga saa 10, ibintu byose byanditseho. Ariko ukabona umuntu araguhamagaye saa 2 z'ijoro ngo mbonye icyapa ngo mukorera hehe, ngo nzi kandi icyapa handitseho ko dufunga saa 12. Abanyarwanda mujye musoma, ni ukuri kw'Imana mujye musoma, musome, kuko nabonye tudasoma. Kandi sinjye nanjye sindi kubagaya cyane, nanjye niko nari meze. Ngenda umuntu yarandangiraga nkareba ikintu sinsome. Mbese ibyapa biragora. None icyapa nagishize mu Kinyarwanda kugira ngo mutazitwaza ngo mwabisomye n'umwabyumvisha. Cyangwa umuntu akinjira muri sari wawe, harimo ibintu byose dukora biranditse ngo mukore iki hano, kubasobanurira. Nta no kubanza gusoma ngo avuga ati iki ko nacyumvishe ni igiki, wapi, ntago ashaka gusoma. Mwagiye musoma. Guys, nukuri nagira ngo mbashimire abakiriya bose twahabanye, abona kurije imisatsi, abanyanze, ariko nzi ko mutanyanga n'ibihe, burebye ibihe byo kunkunda byaragiye birarangira, muranyanga nta kibazo, ariko nukuri ndabakunda, nukuri ndabishimiye, ngarukanye morale zo kubabwira ubwoko bw'umusatsi, kubakunda. Niba bishoboka ahubwo bazankorere live yo kuri YouTube, buri muntu wese ajya mbaza ikibazo mutamusubiza direct, kubera ko ibibazo byose mumbaza sinabisubiza ngo mbirangize. Ariko nukuri mwumve ko mbashimiye, abantu mwambere abakiriya, mwaneje imbere, hari ahantu mwankuye mukangiza, nukuri ndabubaha. Imana ibahe umugisha, n'abandi bose mwifuza kutugana mutugane tubakorera imisatsi. Ni byinshi ushobora kuba wumva, hari ibindi hari ukuntu abantu bangisha abandi, kumva umuntu arakubwiye ngo kanaka ndamuzi ngo yankoreye nabi, yangiriye ibiki, kandi uwo muntu twahura akabona ndi umwana mwiza, bitandukanye nuko we wamubwiye. Nimujye mureke kwangisha abantu abandi. Niba unyanze unyange njyenyine, ariko kujya kunyangisha abandi. Ururimi ni ikintu kibi, ni uburozi. Niba dufitanye ikibazo turagifitanye njyewe nawe, ntabwo tugifitanye n'abandi bose, ni njyewe nawe. Wijya kuroga abantu ubambwira nabi, kubaho nabi kwawe ntabwo ari ikibazo cyanjye, cyangwa kuba ikintu cyawe kitaragenze no kubishaka si ikibazo cyanjye. Kandi nta nubwo abantu twese tubyuka tumeze neza,
cyangwa tubyuka twishimye tuzi ko turi buvugane namwe neza. Ushobora guhura nawe nkaba numva ntari muri mood zo kuvuga neza kubera situation ndimo, ariko kugenda ujya kubwira abantu ngo kanaka si mwiza tureke nanjye n'uwo ari we wese, uriya muntu yaramemukiye n'icyo kintu narakizi. Niba nshwanye nawe nashwanye nawe, ntabwo nashwanye n'abandi. Ni ukuvuga ngo ntabwo ngomba gushwana nawe ngo nkwangishe abandi. Abo nabo nibabona ko utari mwiza bazakwanga, ariko si ngombwa kuza kuvugira abantu ngo uriya muntu yankoreye ibi n'ibi bibi. Buriyo nasanze ikintu cyose iyo ukibwira umuntu, iyo uri kubwira umuntu nabi, umuvuga nabi, umubwira hundi, uwo muntu anahita yumva ari umwana mubi, ari mubi, akahita amwanga kandi atamuzi. Noneho niba uri kubwira umuntu neza, umuvuga neza, uwo muntu ahita amukunda ati ni umwana mwiza. Mwese mwagiye muvuga abantu neza, bibatwaye iki? Mujye mutuvuga neza, ni ukuri. Nunatwanga utwange wenyine widuteza abandi ngo batwange, oya. Kandi ni ukuri ndabashimira mbikuye ku mutima rwose, mwabanye natwe iki gihe kingana gutya. Kuri YouTube harahiye, mbona ibintu byinshi, abadutuka, ni ukuri namwe ni ukuri kw'Imana, abantu mudutuka munatwanga, njye na Dadu ntago muzi Imana, muturwanyiriza ubusa, turi abana b'umugisha, twarablessingiwe, urumva nk'Imana, twahawe imigisha tutaravuka. Ni ukuri urarushwa, uri kurwana n'Imana, ntabwo uri kurwana nanjye. Rero ikintu nagusaba ni ukunywa amazi bigashira, kuko ntacyo twenda gukora ngo dukunde. Niba utwanga nyine uratwanga, ntacyo twakora ngo dukunde, ubwo nyine ni rero uyu munsi nari nabageneye iki kiganiro, mukirangize. Kandi no kuri ndabashimiye mbikuye ku mutima, mwarakoze kubana natwe. Dadu muri iyi minsi muraza kumubona, nubwo amaze iminsi ataboneka, ariko muraza kumubona. Sasa rero ikindi kibazo muzajya mubaza kuri iyo nimero 0788 16 58 241. Wireba video wihutisha, reba video wirangize. So guys, see you, ciao, murakoze, Imana ibarinde, bye.